iyi ndwara uyu mugabo arwaye ikomeye cyane adateze gukira usibye ahamana n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa niyo yatumye ahitamo gukundana na Jacky. Iyi ndwara yamusunikiye gukundana na Jacky muri make. Avuga ati n'ubundi ntacyo ndi kuramya. Yego, abo bantu bashobora kuba bari kwibaza cyangwa se bese bagira amatsiko bakavuga bati ese indwara ikomeye cyane uyu mugabo arwaye adateze no gukira yatumye yemera kubana n'uwahoze akora umwuga w'uburaya cyangwa se n'uwahoze yemera akanamamaza ko acuruza igitsina cye. Niyi fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo. Yes, so some people nizere ko mumeze neza mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi kuri Rumuri TV mwebwe mu Rwanda cyangwa se hanze y'Igihugu cy'u Rwanda. It is what it is, no matter what. Dukomeje kohereza byinshi bitandukanye ndetse turabashimira more blessings Imana igikomeza kuba amafaranga ibaye bya bindi byiza byose mwasengeye. Handi rero n'umuhungu wanyu so a guy your boy Kikon Koboy boss on the street your RST MGD. Rumuri ntabwo ninjye nyine ndi kumwe no bita byishimo Kikon ego badesti bari kuri amashusho ukuntu byifashe agenda nanyunganira murabizi gukora ikiganiro ntabwo biba byoroshye hose abo nyine kugendera ku murongo n'utumurongo udafite umuntu kuyobora sometime n'inyandiko dufite ziradutengwa hano kuri telefone kwa ngo mfite content ndi kugenderaho ziragutengwa. Rero byishimo ni umwe mu basani dukorana neza cyane kwaka afite ukuntu nyine n'abakora utuntu twe. Okay, sana. Abantu rero muri hirya no hino mbifuriza kugira ibihe byiza gutera imbere mukagira amafaranga ariko sometimes kwa ko turi mu isi kandi muri isi ni up and down ni byiza ibibi hari igihe byanga. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kubayeho neza ejo ukabaho nabi cyangwa se uyu munsi ukabayeho nabi ejo ukabaho neza. Birashoboka. Ni ibintu biriho ku bantu mumeze nabi rero ntabwo aricyo gihe ngo muhagarare. It's not time to stop, it's not time ngo mucike intege, it's not time to give up. We have to push and push and push. You have to work hard kugira ngo namwe ibintu in time bizagende fresh. Muri isi ni hustle, we have to work hard no matter what. Yes. Ku bantu mumeze neza rero namwe nababwira ngo nubwo mumeze neza mufite amafaranga ariko mujye mwibuka ko nyine muri up and down mushobora kumeze neza nyine ejo bikanga. Just support those bameze nabi kugira ngo nawe anytime bizanga bazabe bagusupportinga bagohe ubufasha bakuzamure. Ejo bundi n'urwara uba ufite abakurwaza mani nyine niwo muco w'Abanyarwanda. Niko byahoze yego niko byahoze sitaraba dukoko barufa bivuga ariko n'ubundi ibi bintu tubona bibi niko byemera nanone nyine byariho mbere hahoze abanyamashyari hahoze abasambanyi hahoze abajura hahozeho byinshi cyane. Kuri uyu munsi ngiye kugaruka ku rukundo cyane ngaruka no ku ndwara ikomeye cyane. Ni ibintu cyora kubivuga benshi bagasa nkaho babaye confused ukuntu ariko ni ibintu biriho. Ni umukobwa wahoze yivugira ko akora umwuga w'uburayi. Kuba yaguha iki n'iki ibyo bintu batanga ubwo ni igitsina. Kuba yatanga igitsina bakamuha amafaranga yumvaga ari ibintu bisanzwe. Kuba yacuruza igitsina yego bakamuha amafaranga yumvaga ari ibintu bisanzwe. Yanidefandaga avuga ko n'umuntu akoresha umutwe wakaba yakoresha igitsina it's normal. We niko yabivugaga tu byose ni ibice by'umubiri bikwiye gukora. Yego muri make yiyemereraga ko akora umwuga w'uburaya byeruye ku mbuga nkoranyambaga agashyiraho n'amafoto asa nk'aho adasanzwe yatumye benshi ducika ururondogoro ndetse agashyiraho n'imvugo zimwambura agaciro mu biganiro yakoraga. Urabizi ko yakoraga ibiganiro ari kunywa inzoga bisa nkaho yasinze. Sometimes abanyamakuru barashukana abantu bakoresha ibiganiro ubwo n'abanyamakuru bakora ibintu bitari professional. Sometimes baragushuka ukaza wasinze ugakora ibiganiro wasinze bro ukivamo uri kunywa inzoga ukivamo bakabipostinga kubera ko there is no limit niko babitekereza ariko hari limit.
nubwo bitari bivugwa cyane ko hariho limit, ariko as a human being, as a Rwandan, you have to set your limit, to set your limit in order to kugumana umuco nyarwanda. Urumva icyo kintu kugira aho tugarukira tuvuga yego mu kuvuga, mu gukora, mu kugaragaza ibintu runaka, hari ahantu ugomba kugarukira. Buriya mbabwiza ukuri, mu kuvuga ukuri kwawe ujye ugira ahantu ugarukira, mu kubeshya kwawe ujye ugira ahantu ugarukira, mu kuvuga ujye ugira ahantu ugarukira, no mu gukora ugomba kugira ahantu ugarukira, of course. Yego niko bimeze. Umukobwa rero mpamya ko yarengeye kubera ko yaricuruje, urumva, akaza no kubyemera ku mbuga nkoranyambaga, byasaga nk'aho ari uburyo bwo kwamamaza ko acuruza igitsina nk'abakiriya bakomeze kuba benshi. Urumva icyo kintu kuriya ni nko kwamamaza. Uyu mukobwa rero wakoze umwuga w'uburaya agacuruza igitsina ku mugaragaro akanacyamamaza, yaje nyuma gukundwa n'umuhungu mwiza cyane, umusore w'ibogari wifuzwa n'abakobwa benshi mu Rwanda no muri karisi aho atuye. Niko byagaragaye, ariko siko mbyemera. Ubwo byemera uteze? Amavideo twayabonye, amavideo twayabonye, bari mu rukundo, bari gusomana, nyine bari mu rukundo, nicyo ngicyo gihari, bari mu rukundo. Ariko buriya ikintu ndi kugira ngo abantu batandukanye ni kimwe. Uyu musore afite indwara ikomeye cyane, ku bimenyetso mfite afite indwara ikomeye cyane ishobora kuba yatumye, urumva, yemera kujya muri relationship cyangwa se kuba umukunzi wa Jacky. Ibi bintu mbabarira mbisubiremo. Uyu musore muri kubona uri gukundana na Jacky afite indwara ikomeye cyane ishobora no kudakira, idateze gukira mu gihe watabigizemo uruhare. Urumva, iyo ndwara irakomeye cyane, ni nayo yamuhatirije kwemera kuba umukunzi wa Jacky, umukobwa wahoze wicuruza nabyemera ku mugaragaro, ushobora no kuzatera abana azabyara, niba ko kazababyara, agahinda gakomeye cyane, bakaba banarwara kwitinya. Ikintu uracyumvise? Ubwo iyo ndwara akaba ariyo yatumye uyu musore ararwaye bikomeye cyane. Indwara arwaye nta nubwo yakira atabigizemo uruhare, nubwo yabigiramo uruhare ubwe byasaba igihe kirekire, ahubwo nahamana ntabwo ateze gukira. Iyo ndwara nanone adateze gukira yamusunikiye gukundana n'uyu mukobwa Jacky ukora umwuga w'uburaya, akanabyemera 100% ko azakomeza gukora umwuga w'uburaya. Arabyemera se kazabikomeza afite n'umugabo? Mu mvugo zihari se si dufite ibiganiro byemera. Ndetse ntabwo yarazi ko azashaka, avuga ati aka kazi niko kazantunga ubuzima bwose. Ati iki gice cy'umubiri gifite imbaraga cyanakomeye kizakora. Ni ukuvuga ngo rero byishimo n'abantu mudukurikiye kuri Rumuri TV, ikintu mugomba kumenya cyo ni uko iyi ndwara uyu mugabo arwaye ikomeye cyane adateze gukira, usibye ahamana n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, niyo yatumye ahitamo gukundana na Jacky. Iyi ndwara yamusunikiye gukundana na Jacky muri make. Avuga ati n'ubundi ntacyo ndi kuramya. Yego, abo bantu bashobora kuba bari kwibaza cyangwa se bese bagira amatsiko, bakavuga bati ese indwara ikomeye cyane uyu mugabo arwaye adateze no gukira yatumye yemera kubana n'uwahoze akora umwuga w'uburaya, cyangwa se n'uwahoze yemera akanamamaza ko acuruza igitsina cye? Ni iyi. Ibyo ntawe utabyibaza, nanjye nuko. Iyo ndwara rero nta yindi, nta nubwo rero gusa uyirwaye, hari n'abandi bayirwaye. Uramenya utari muri abo bantu. Iyi ndwara irakomeye cyane ku buryo ishobora no gutuma wirahuriraho amakara, ubizi neza kuri kwirahuriraho amakara. Iyi ndwara irakomeye cyane, urumva, kuri rwa rwego, urumva, ishobora no guhitana ubuzima bwawe mu gihe gito. Ari mu manegeka. Ntabwo ari we gusa,
bantu mwirwaye mu manegeka, nta nubwo mvuze ngo mugiye gufata imiti muhite mukira, ahubwo mugomba gusenga mukegera Imana. Muri Bibiliya haranditse ngo ukomanga azakingurirwa, ushaka azahabwa mu izina rya Yesu. Kuba mwizera mu izina abantu buzuye, kubagira gute? Kuba mwizera, urumva? Yego. Iyi ndwara rero nta yindi, buriya urumva mu gukura kwacu duhura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga umuntu yarakubititse, urumva, bikagenda bikaguhindura, urumva, kugezaho ubu muntu wari wifitemo icyo bita humanity, wari wifitemo igenda igabanuka ikazageraho igasa nkaho ishize burundu, ukaba nk'igisimba. Of course. Buriya abantu turi abantu, ikintu gitandukanye abantu n'inyamaswa zindi nicyo bita humanity, ubumuntu. Yego. Hari abantu rero ubumuntu bwashizemo bakaba bameze nk'inyamaswa neza, cyangwa se bafite ubukana buruta ubw'izo nyamaswa. Barahari, nzagenda mbigarukaho. Urumva? Ni ibintu binumvikana, of course. Uyu musore n'abandi basore bagenzi be njya mbona barwaye, nta nenga kubera ko ntago babyiteye, ni ibintu bagiye banyuramo bikabahindura, bigatuma baremba. Nzaza n'umuganga agerageze kubidusobanurira muri bwa buryo bwabo. Ntabwo ndi umuganga, ariko ibingibi ngomba kubivuga. Ni indwara ikomeye cyane. Ikintu gihari ni iki? Wari uzi ko, urumva, impuhwe nyinshi ari mbi? Ni icyaha. Yego. Uyu musore rero nta kindi kintu arwaye usibye impuhwe zikabije. Kandi impuhwe abantu bakunze kuzitiranya n'urukundo. Urumva? Ariko uzi ko umukobwa mwiza w'igishongore useka neza, ufite amaso nk'ay'inyana, urumva, ashobora guhura n'icyo kibazo, arangiza akavuga ngo njyewe nanga ubusinzi, ariko reka nkunde uyu musinzi nzagenda ndamuhindura. Ni babita bakazagwa, ni bande? Umuntu usinda cyane bamwita Kazizi. Bakazizi. Akemera gukundana na Kazizi, urumva, akavuga ati nzamuhindura. Umukobwa cyangwa se umusore runaka akaba azi neza ko runaka ari umwicanyi, ari umujura, akarahabutaka, ariko kubera ko amufitiye impuhwe akumva yamukunda bakabana. Impuhwe nyinshi. Hanze aha, urumva, hano hanze muri isi turimo hari abakobwa nzi, urumva, bashakanye n'abagabo kubera impuhwe nyinshi cyane, ariko ugasanga urwo rukundo ntiruzaramba. Rwaramba gute? Ari impuhwe gusa. Abantu batandukanye ibi bintu, gukunda umuntu no kumugirira impuhwe biratandukanye, urumva, usibye ko bishobora kugaragaza result ijya kuba imwe. Hahandi ushobora gufasha umuntu ukamufata neza, urumva, iyo ni result ndi kuvuga. Umuntu wagize impuhwe yagufata neza, umuntu wakugiriye impuhwe yagufata neza, yagufasha. Yego. N'umuntu wagukunze yagufasha, yakugirira neza, yaguteza imbere. Ibyo bintu urabyumva? Ndabyumva neza. Ariko buriya kugirira umuntu impuhwe kugeza kuri rwa rwego wifuza akakwinjirira mu buzima bwawe, ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Simvuze kuri urukundo niba kubana kwabo kutazaramba, niba ko karibyo. Oya, bashobora kuramba kubera ko turabizi neza ko, urumva, hari abantu bakundanye babana babyaye 5 kabiri, umugore atishimiye umugabo. Bibaho. Hari umugore ubyaranye n'umugabo we 5, urumva, 6 bamaranye imyaka 10, ariko umugore atamwishimiye, just kugira ngo urugo rukomere hari gukora kwihangana gusa.
hakabaho kwihangana gusa. Urumva icyo kintu rero ni kesi yabaye. Ikintu gihari nuko umwe afite impuhwe nyinshi cyane azifitiye mugenzi we. Buriya nta rukundo ruri hagati yabo, ni impuhwe. Ariko ninde wakishimira gukunda umuntu wasambanyijwe n'abagabo bagera kuri 200? Biragoye. Ariko turi abantu ntitwifuza ibyiza. Ninde wakunda akemera no kubana umugore cyangwa se umukobwa abizi neza ko yarongowe cyangwa se yasambanyijwe n'abagabo barenga 200, 300, 500? Ntawe. Umenya ko n'umwe yamugiyeho bikaba intambara. Of course. Ntawe. Ahubwo hazamo ikintu bita iki? Impuhwe. Impuhwe. Kabona umuntu ukavuga ati abayeho gutya, abayeho nabi, kandi hari ukuntu namufasha. Yego, impuhwe nibyo, ni fresh. Urumva kugira impuhwe ni byiza, ariko kugirira umuntu impuhwe kugeza naho mwabana ari impuhwe gusa ubizi neza ko ari mubi, nyine ubizi neza ko akora ibintu bitari byiza, ntabwo byakugwa amahoro. Igihari ni iki? Urumva iyi ndwara, sibyo? Abantu bayirwaye, sibyo? Babarye barime, basenge cyane, bashyiremo imbaraga yo kugira impuhwe nyinshi. Yego, kuko yazabatinga. Ndakubwiza ukuri yuko urumva umukobwa waryamanye n'abagabo barenga 100, barenga 50, barenga 30, urumva umukobwa baramaze kwangirika mu bwonko, amarangamutima ari related n'ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina aba yarapfuye, yarangiritse. Yego, noneho ku mukobwa none umeze nka Jacky waje kubivuga kuri kamera akiyamamaza akavuga ati dore curuza kano kaboro muze mukagure 100 mpita nkaguha ukozaho ukigendera. Wowe biba byararangiye. Ngayibaze kwemera kubana n'umuntu wapfuye amarangamutima yo gukora imibonano mpuzabitsina, kandi ari cyo kintu cya mbere urumva ingo ziba zishingiyeho, nubwo atari cyo gikenewe cyane, ari cyo kibonetse gusa, ntabwo umuryango wabaho. Ahubwo ari nacyo gikomeye. Yego, ariko aricyo kibonetse gusa, ntabwo umuryango wabaho. Ibi ngiyo abantu batabyitiranya. Hari n'abasore ndi gufeka muri iyi minsi n'abakobwa, ugasanga urumva umukobwa yiyemeje kubana n'umuhungu bakubaka urugo just bakurikiye imibonano mpuzabitsina. Urumva icyo kibazo dufite? Ndacyumva. Umukobwa n'umuhungu biyemeje kubana, bari bakurikiye gukora imibonano mpuzabitsina, nyine bari kumva urugo rwabo ruzaba rushingiye gusa ku mibonano mpuzabitsina. Uri aho ngaho uri muto, nta mafaranga ufite, abana muzabyara ntabwo uzi ukuntu bazabaho, nyine just you are still struggling. You are still struggling. Urumva? Ariko ukagira igitekerezo cyo kubana n'umukobwa runaka just for sex. Ukumva umuntu avuze ngo ngiye gushaka umugore, nzajya nyine ngo nkore imibonano mpuzabitsina uko mbishaka. Ariko bro, nagahinda gakomeye cyane kubona umuntu w'imyaka 20, imyaka 25, imyaka 30, urumva imyaka nyine y'umuntu ukuze ari gutekereza akumva ko azashaka umugore kubera ko azajya akora imibonano mpuzabitsina. Yego, ibyo bintu iyo mbitekereje mba numva ngiye no kurira cyane, kuko nta hantu Rwanda twaba turi kujya. Byishimo, urumva ndakubwiza ukuri ko nta hantu Rwanda turi kujya, ntabwo tuzigera dutera imbere, nta kintu na kimwe tuzigera tugeraho, urumva mu gihe tugifite abasore n'abakobwa bari kumva bakubaka urugo kubera ko bazajya bakora imibonano mpuzabitsina. N'uburezi ntacyo bumaze. Uburezi ntacyo bumaze, izi nyigisho za Bibiliya ntacyo zimaze, abapasiteri ntacyo batumariye, abavuga butumwa ntacyo batumariye, abahanuzi nta na gito batumariye. Mu gihe tugifite, urumva urubyiruko rushaka kubaka ingo kubera ko ruzagera ku imibonano mpuzabitsina just for sex, ku mibonano mpuzabitsina gusa. Yego, tubane for sex. Was kind. Kubaka urugo, urumva kubaka urugo ntabwo ari gukora imibonano mpuzabitsina gusa. Niyo mpamvu nujya no gushaka umugore
ntuzarebe ku mibonano ibyo ngibyo biri related n'ibyo ngibyo. Oya, ahubwo reba uyu muntu twabana twashobokana ukameze bizahura nuko nanjye meze bifiting dutanga umuryango muzima. Ariko uzi umupeti urumva uzi umwana Jacky azabyara ku myaka ye 13 ku myaka ye 8 agatangira kumva ibiganiro mama we kuri kamera n'ibintu bitazasubama bro. Twati ngewe ndi gucuruza ndindaya uwo mwana azakora adafite ipfuno n'igikomere gikomeye. Urukumva uwo mwana ukuntu azakomereka. Uriya mugabo rero ararwaye bikomeye cyane urumva. Buriya uyu mugabo wa Jacky ntabwo yari akeneye cyane gushaka umugore, ahubwo yari akeneye cyane kwivuza kubera ko ararwaye cyangwa se agasenga akajya kwa Gitwaza. Niba koko Gitwaza bitewe n'ibyo namwumvagaho akiza abantu koko akamukora ku mutwe akamusengera agatsirika indwara kugira ngo byibuze abone gushaka umugore, ariko yihutiye gushaka umugore kubera impuhwe apana urukundo. Nibyo ngibyo. Ndabashimiye mwakoze kudukurikira ndetse wherever you are in the country or out of the country. Imana ikomeze kwa blessinga, mukomeze kugira ibihe byiza, mbifuriza kurama, murakagira inka n'amafaranga, murakagira abantu, murakagira Imana, ariko nyine dukomeze dukore ibihe byiza, dukomeje kwagezaho byinshi bitandukanye. Risi no matter what ntabwo tuzigera tubatenguha. Cyane fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo.